amasengesho uko uyu nguyu ari mageragere umwana yishe ufite imbaraga nyinshi ujye umve ibyo waryaga ubireka uvuga ati mana fashiza umwana ariko yibaza umwana ushaka kwitera icyuma ese yagiye muri koma yakijejeho ubwo nuko atiyisha ajya muri koma tuvugira kuri mikoro tukumve barakimwatse nimba uko yikanze wenda ko bamuguyeho ahita atubwenge bamujyana kwa mansera rero bampuruza ariho ari atavuga atumva umugoroba cyakora mbona baramuvuye turataha ariko urabyumva kubera yuko ashatse kwiyahura bamwatse icyuma agiye kwiyica ahita atubwenge ahita agenda ahita wera mutayimuna ukomeye arapfa urumva ibyo bibazo afite imyaka ingahe ma imyaka 9 Rose uyimbira ko yakiza kwiyica hari wari kwemera yuko yishe afite imyaka 9 mureke mabwire hari twaje gusenga hano tuhahura n'ishuri rikomeye mupfukame tubasengera ariko uyu muntu mufasha amasengesho wewe muryango ubamo Esther ubabwire kuri Esther bagufashe gusenga imiryango 12 bagufashe gusenga nanjye ndagufasha n'abandi bagufashe bagusengere kandi nkwemeye kuzamuzana nkamusengera Imana wenda simbizi nimba nabyashobora ko muganiriza ushobora kusigara hanze hariya nkamuganiza nkumva ko ari yabohuka akambwira ariko ura mwana wawe nitubona apfuye ngo tubone ugiye mu nzu y'imbohe tutunge ibiganza hano Imana ihambaye Imana ikomeye tuzanye ibibazo bitandukanye hano mu nzu yawe turahari papa turabona umwana w'imyaka 9 wafashe icyuma agiye kwiyahura biragatsindwa Mana yanjye birakomeye umwana w'imyaka 9 fata icyuma ajya kwiyahura bakimwe akajya muri koma ni ikintu gikomeye papa hari icyo wakora ukavidura biriya bintu byose byayimuza mugurira mwana ukabikuramo papa wa mana ukabikuramo ukamutabara ukamurengera ukarengera mama wiwe kuko yaragiye kujya mu mugozi ntabwo rwose byakumvikana kuri mwana imyaka 9 yishe turinginze papa kandi nta nubwo dushaka kuri mwana yibuze ubuzima bwiwe azabaho nawe azabyara azagira umugisha turinginze imbaga z'Imana ziganze umucyo w'Imana uganze uyu mwana w'imyaka 10 n'imisago uri mu mwaka wa 4 afite imyaka 14 birababaje biteye n'agahinda turamusengeye nubwo watubwiye ngo nibyo yicira ariko kano kanya tumucisha akanyafu kamugarura Mwayimana kamutuma yiga ave mu ruzerero kuko yaragiye kuzama bajyani wawa babandi turingize mwana aka kanya turamugaruye mu izina rya Yesu Kristo uyu mubyeyi nawe upfukamye hanga ufite umwana uhora urwaye kandi afite ikibazo gikomeye yabaga yiraga amanota 90 ariko kuva icyo gihe nta kintu ntashoboye kwiga nta kintu nawe twamwateho umugisha w'Imana yakire gukira mu izina rya Yesu Kristo uyundi nawe umwana wiga mu wa 5 segonderi umuntu yabatakaje ibintu byinshi cyane bitandukanye yageze mu ishuri umutwe uramurya yarize amaguru agatikira aka kanya ibira bamukoze byose tubitesha agaciro mu izina rya Yesu Kristo turavuze ngo agiye kurangiza Mwayimana amashuri Mwayimana makuru ayarangize agene university arangize mwize ndetse yige n'ayandi y'umugisha turamusengeye turamwingingiye Imana urakoze papa kubikoze nk'Imana tugukomeye amashyi nk'Imana ya neza amen Imana ibaho umugisha kandi Imana irabikoze dukomere Yesu amashyi menshi ari umuntu umaze iminsi amaze gufunga ahantu acururiza 3 kose atangiza business abona yunguka bikarangira hombye amaze gucuruza inshuro 3 afunga bishaka kumusengera Imana inshuro 3 ufunga usenga ubusanzwe yego waba warigize ujya mu bapfumu n'umunsi n'umwe ushaka ibintu byo gucururizaho ntabwo byari byo gucururiza ariko
nari ndi mu businzi nyine shyira mikrofone neza. ni igihe nari ndi mu businzi nyine ndangira umukorano nkora akazi ahanini nakoraga akazi k'ubukomisiyoneri. Nza kurangira umupfumu inzu yo gukodesha arangura inuzahera igisi y'inzoga turayinywa turayirangiza nge nawe. Hirigisi y'inzoga mwana mwembe. Ubwo ndangije nyuma yabwo nibwo naje kubivamo nza kwisengera ndabireka. Ubwo rero iyo mfunguye business zose zirangirika ahanini hari n'igihe mfata n'umwanzuro nkabyihera n'abantu. Umaze gufungura inshuro zingahe? Eshatu. Yes. Mwabifika inshuro eshatu. Akigera hano ngwino hano Imana yambwiye ngo hari igihango. Akigera hano Imana ibimbwiye hari igihango bagiranye n'umupfumu. Ushobora izo hirigisi mwanyweye inzoga, ushobora no kugira igihango n'umupfumu uko nabonye amwambura ahantu hose amusiga ibintu. Kuko ubone ngewe ubu mpagaze hano nge nari ndi umukire cyane. Nge kuko ubone nari ndi umukire cyane. Nari ndi umukire kuko nge ubundi ahanini nakoraga business ndangura ubutaka nkongera nkagurisha. Ariko uyu munsi wa none byose byarahagaze. Mereke mabwire umupfumu yaramwambuye wese neza aramusiga aravuga ngo mutwaye umugisha wewe. Imana inyereka yambwiye yuko yatangije inshuro eshatu gukora acuruza birahagarara. Tubwire hirigisi mwayinyweye ukwezi kumwe umwaka hirigisi inzoga. Nukuvuga ngo twari abantu ubundi bane twatangiraga mu gitondo tugasoza nka saa 9 za nijoro. Ubwo mu gitondo tukongera tukazinduka tukongera tugatangira paka hafi ukwezi kose. Hirigisi zari inzoga zivanze cyangwa zari bwoko bumwe? Kuvuga ngo hari mbega yari amoko yose ya Skol, ya Bralirwa n'amarikeri byose byari bivanze. Rero hari ikintu gikomeye cyamubayeho uko mu muruzi gutya ndabona inzoka imwizingiyeho. Kandi iyo nzoka ubwo mpagaze hano iyo nzoka iravuga ngo uyu nguyu ntabwo azigera ashaka ngo abyare n'umwana aba yabaho. Simbizi niba ikintu ukizi. Wenda afite umudamu nukuvuga ngo amaje gutwita inshuro 4. Iya mbere yagiyemo inyuma ya matirisi bamukuramo. Iya kabiri yakozaga sida ivamo. Iya gatatu yaravuye mu kazaranyira yikubita hasi ivamo. Iya kane vuga ngo yanyereye ku makaro nayivamo. Umudamu wawe we nta kibazo afite, ufite ikibazo n'uyu nguyu. Aho kuvuga ku makunuza ko ejo bundi ndyamye nibwo narose mbona inzoka nari ifite amafaranga, mbona amafaranga menshi mu gikapu, mbona inzoka irazamutse ishaka kuyaryaho kuyafata kwasama ngo yamire, nuko mfata amwe nyashira mu mufuka nuko inzoka mbona iragiye. Umudamu we nta kibazo afite, uriya mupfumu basangiye hirigisi y'inzoka. Ikintu yakoze cya mbere yaravuze ngo uyu nguyu ntabwo azigera byara. Noneho iyi nzoka ngewe nabonaga ni nkaho ndi kuvugana nayo, irimo irabya karimi imbwira ngo nta kintu ngo azageraho. Iyi nzoka imwizingiyeho, yaryamye imuriho,
yagenze ibimuriho n'ubuza gusenga ibikuriho ariko igihe cyari none dukomeye Imana amashyi menshi. Haleluya, haleluya, amen. Hari ikintu gikomeye Imana igiye kugukorera. Amen. Uretse irahira igisi mwasangiye n'umupfumu, hari ahandi mwayinura mupfumu. Ndababona ahantu hafi y'umugezi, ahantu hafi y'amazi ukuntu. Aho nigeze kujyana nawe ataraho twasangiraga inzoga, nuko yigeze gukode, yari afite umwana urahabwa isakaramento, aza kuntumira ngo turajyana, akodesha imodoka. Ndibuka ninjye wagiye kuyimushakira hano Bonafurika, ninjye waje kuyimukodeshereza. Niho nibuka twajyanye kandi ndumva twararenze amazi, hari za Buringa. Aho naho nahabonye hari indi mihango yagukoreyeho. Mureke amabwire bene data, mwebwe mujya kwivuza aho mubonye hari hose. Mperutse kwakira umuntu umwe yaratutse ku Gisenyi. Imana irambwira ngo uramusengera iki ko umugisha wiwe undi muntu yawutwaye. Numva mbajije Mwuka w'Imana, ese umugisha wiwe wagiye guki? Mwuka w'Imana arambwira ngo yagiye mu bapfumu, mugenzi we bamutumye. Noneho mugenzi wiwe baramubwiye ati wowe nta mugisha ufite, ariko hari umukobwa mujya mugendana afite umugisha, ati kandi turabona agiye gutwarwa n'umuntu uri muri Amerika. None wowe ikintu ugiye gukora, ugende ubwire wa mukobwa mugenzi wawe umuzane, turafata umugisha wiwe tuguhe ibye birabi byawe, wowe nta kintu wari ufite. Buriya umuntu avukana umugisha, ushobora kunyaga urangaye. Noneho wa mukobwa udafite umugisha ajya gushaka wa wundi, aramutwara amujyana ku mupfumu. Kuva uwo munsi uwo mukobwa wamutwaye mu bapfumu, wa wundi yatwaye umupfumu yamutumye yari afite fiyanse w'umunyamerika muzungu. Icyabaye niki, bakiva aho ngaho wa muzungu yatwaye wa wundi. Uwo wa mukobwa wa wundi wajyanye mugenzi we mu bapfumu kugira ngo mutware umugisha, wa mukobwa ari muri Amerika abana na wa muzungu. Undi we ari gusendera hano muri Kigali, ari gusendera. Noneho igitangaje, akingira amaze kubimubwira, arambwira ati uzi yuko tinasubiye no ko mupfumu watuvuye. Arambwira ati shati tigendere, rero mugenzi wawe yagutwaye umugisha wawe, ntiwayibonye se? Yari yampaye menshi, we nta faranga wari ufite kandi namugutumye. Tigenda mwana wanjye uzapfa urwo ngurwo, nta kintu nakora nakuvura, mwene wanyu yatwaye umugisha wawe. Naragira icyo mvuga, ibyo muvuga ibyo birashoboka, kuko mu bo twasangiraga bizinesi nakoraga yo gucuruza ubutaka, uwo twari turi kumwe n'uwo mupfumu wari wampuje nawe, niwe usigaye ucuruza ibyo bijyanye n'ubutaka, niwe wajyanye umugisha wanjye. Kandi byari biturutse ku hantu nari ngiye kugura miliyoni zingahe. Nari ngiye we yari ari gutanga 2.5. Ngewe kubera umukire, sinzi ukuntu Imana ukuntu yabikoraga, ngewe ngiye kumhagura 700, arangira aravuga ati kuba unguranya aha hantu ngo nta kintu uzigera ugeraho, nzabyisubiza. Ubwo nuguhera uwo munsi namugurana aho hantu, niwe wese unjyana aho hantu. Nyine bizinesi zanjye zirahagarara, umugisha wanjye niwe uri kukoresha, ubu niwe uri kwimura abantu. Ari kwimura abantu agenda agura. Ntabwo dupfa gutanga ubuhamya hano, ntabwo dupfa gutanga ubuhamya hano gusa. Ibyo nyine ibyo bagukozeho uriya mupfumu, nushaka ikimenyetso ngo waye tuguhemera ugende usubireyo. Yewe ngwete mwangiza ibiki, arabikubwira byose uko Imana yafunguye imiryango abikubwira. Ahari umenye ukuntu ugomba gukira, arabikubwira akubwira yuko umugisha wawe watwaye mugenzi wawe. Uko ubona nyine mugenzi wawe ari gukora akazi wagira gute wakoraga, niko byagenze.
uyu munsi ntabwo nasubiraho kuko aho wamburiwe buriya ntabwo uhasubira. Maje kubibona ko hari byinshi nahombye kuko njye nari ifite abantu benshi kundeba uko njye nari ifite igikundiro nk'umuntu nkajya niyo yaba ari umuntu ukomeye najya kugura ikintu nawe nimba yaba yarakibye gihagaze nka miliyoni wenda 10 namugereka amafaranga niyo yabaga ari miliyoni 2 yahitaga ambwira ati ukubura umwana wigishaka gutera imbere gendo yazanye. Uyu muntu yari afite umugisha kankubwira wa muntu wari kuzapfuka nguko utabyaye no kugura inkweto ntabyo n'umupira ntawo. Kuri ibyo byo kuvuga ngo nzapfa nabyaye umudamu wo wajyanye umugisha wanjye hari n'igihe aza no mu rugo akantu kanguri ngo nta bwenge ugira ngo ntabwo uzigera ubyara. Hari n'igihe yaje yantutse mvuye hano gusenga araza ansanga mu marembo amenaho inzoga ndangije ndamubwira ati kubera izitonomye ziraziritse ibyo ukora ntago bizi ngiye hari uwo namenye ntago narwana nawe ndamwihorera. Ibyo nyine barabigukoze. Muremera yuko uyu mugabo yava ahangaha Imana ikoze bitanga bikomeye uko uhagaze ahangaha hakazagira ubuhamya. Babwire ntabwo Satani arusha ububasha Imana. Ibyo barabikoze. Ubundi se ko bagutwaye umugabo ubyara gute ubusanzwe? Nyine rimwe na rimwe biza bikunda rimwe na rimwe bikanga nuko. Rega turerekwa. Barafata umuntu bakamugira igicucu neza neza bakamuhindura uko babishakiye. Imana yambwiye ngo mbivuge byose ngo ntuvurwe igice. Ntabwo Imana ishaka kumuvura igice. Tweze Imana icyubahiro. Urava ahangaha ukize. Dukomere Yesu amashyi menshi. Ongera Yesu amashyi menshi. Nkawe ngwino hano. Ndumva noneho sinzi ukuntu byaje. Ngwino hano. Bagutwaye umusatsi ngwino ni wowe. Bagutwaye umusatsi barawutwara baravuga ngo ntabwo nta kizi uzigira ubona. Uriya mukecuru watwaye umusatsi wawe uyu munsi wa none arashya. Yumva hari ukuntu abantu bica mu mavuta bakumva hari ibigomba gukoreka. Hey! Babwire ngo abantu b'Imana baraboshywe. Ariko icyo mbabwira ni kimwe, Imana ishobora gukoresha n'abantu b'Imana n'ubundi ikabohora abantu bayo. Musenge itorero twuzura imbaraga, twuzura ubushobozi, ibyo bitero byose biveho mu izina rya Yesu. Umaze igihe ushaka gushaka inshuro 3 zose byanga, siko byagenze? Yego. Ndumva Imana impana amazina ashaze nagura n'amazina y'abakuramagisaga. Barahari. Hari uwo mwaguma kubana nawe agomba kujyana hanze, siko bimeze? Yego arahari. Ubu sari ubari Satani we waratsinzwe, ingoma ni ya Kristo, waciriweho iteka, Yego. tuzakwishima. O Satani we waratsinzwe, ingoma ni ya Kristo, waciriweho iteka, tuzakwishima hejuru. 2008
hari ikintu itangaza Imana yize kunkorera. Yagize imbwira ngo ninjye mu rugo rumwe, ngenda nifite groupe y'abantu bageze nko mu 10, twinjiramo tutangira gusenga, turahudumira, turasenga Imana yambwiye ati dore akabindi hariya. Ninjira mu cyumba cy'umukecuru nkuramo akabindi, ndangije sanga akabindi karimo utuntu tumeze urabona umweko, bagenda barapfunditse bapfundika. None mbwira umukecuru aba ni abantu baroze. Sibyo ati nibyo nabaroze ko ku mwana wanjye. Turagenda dupfundura tubwira, twapfundura kamwe ngo uyu ni umwana wo kwa kana twashyize aha ngaha, ngasanga nk'imisatsi, ahandi ngasanga nk'isabune, ahandi ngasanga nk'akabuye, ngo nakabuye yajyaga yitsirisha nakuyeho. Ndamubwira ngo aba bana bose waroze, yaba bo ku ishuri batize, yaba bagomba gushyingirwa, yaba ingo zasenyutse, byose arabimbwira byose. Ndamubwira rero, nimba udashaka ko Imana ikwica, ibintu tugiye kubitwikana ngewe nawe, wowe tugusengere. Twarabitwitse, tumaze kubitwika, abantu bose ku musozi barashatse. Haleluya! Mbabwire rero, muri iki gihe cyane ntabwo twinjira mu nzu z'abapfumu n'abakonikoni, tugomba kubitwikiraho biri. Bavuga ngo tugomba kubitwika mu izina rya Yesu. Byatuye ngo tugomba kubitwika mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo. Repete sosike alevo majozike. Wambaye umupfumu, wambaye umukonikoni, wamubusha amahoro. Ibirori byarihibye, byahindutse ibibazo. Buri munsi aramureba akamutambukaho, akavuga ngo nta kintu na kimwe azimarira. Hey! Ndakubwiye ngo reka ubuza bwiwe. Uyu musatsi mwatwaye, buri kintu cyose mwakoze, aka kanya uyu mukobwa imbaraga sibazire kuza bwiwe. Naho umanuka mu isi ya Yesu Kristo, ubutabazi bw'ijuru buramanutse, imbaraga s'Imana ziramanutse. Ndatwika imbaraga z'uyu mupfumu, isi imbaraga z'uyu mupfumu ndazitwitse, imbaraga z'uyu mukonikoni ndazitwitse. Aka kanya repete sosike rite sopajozike, imbaraga z'ubutabazi, imbaraga s'Imana, gukora kw'Imana. Mana urakoze ko mu kwezi kwa 8 uyu mukobwa agiye ko n'ibyiza byawe. Haleluya! Ukabuhindura amateka y'ubuzima bwiwe. Urakoze ko mutabaye kandi ukawumurenge none iteka ryose. Amen. Kandi Imana iguhaye umugisha. Mugabo byama hasi, mutunga ibiganza hano mu izina rya Yesu Kristo. Uyu muntu bamuryamishije hasi, nawe ntabwo yazi ukuntu byagenze, baramurasaga, hari imiti bamushyizemo. Twebwe natwe ahangaha ni ku ruhimbi, ni ahantu havuye ijambo ryawe, ni ahantu imiti mibohokera. Tumuryamisha ahangaha uko nabo bamujyanye ku ruhimbi rwabo, ariko twebwe uruhimbi rwabo ni uruhimbi rubi, ni uruhimbi rwatongerewe. Twebwe turavuga Imana ishobora byose, Imana ikura umuntu mu gatebo, Imana ikura umuntu mu cyafu, Imana ikuraho ibintu abantu bashyize ku muntu. Imana twabonye aka kanya sengeye uyu mugabo mu izina rya Yesu Kristo. Dore ko bavuze ngo ntabwo azabyara, niyo mpamvu umugore wiwe aho ageze yikubita hasi atwite inda ikavamo, indi zindi zikatwarirwa inyuma. Ibyo byose uyu mugabo baranamufashe, baramutwaye, baramuwabuye, ariko akiryamye hano igitangaza kirabaye, imbaraga z'Imana ziramanutse. Turingize, urakoze papa ko ari igitangaza ukose, urakoze ko ari ikintu uremye. Ijambo ryawe ni ijambo ry'ukuri, ni ijambo ry'ubuzima. Aka kanya turasenze Mana, tugukomeye amashyi n'impundu nyinshi ko mutabaye kandi ukamurengeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Haguruka n'ibiganza byana n'ibyombi, umva nkubwire, genda utangire ugereka ibintu udafite n'amafaranga. Ugiye kubona umugisha, ugiye gukora, ugiye gutanga icya 10 n'amaturo mu izina rya Yesu Kristo. Tumuhesheje umugisha, nagenda abona umugisha mwami, nagenda abona ubwiza bw'Imana. Hariya Yesu imbuto, uriya muntu amumenaho biriya bintu, Yesu imbuto agiye kubona umugisha. Ibyo bari baramutwaye aka kanya bigarutse mu ntoki ziwe, kandi imyaka yose bamwambuye iragarutse mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Genda Imana iguhe umugisha.
Amen. Imana ikureta gikomeye. Ngwino wowe yego. Igice cyose cyo hepfo cyararwaye. Warwaye iki? Ntabwo ndabisobanukirwa ariko nkunze kumva ndwaye mu nda. Uti? Nkunze kumva ndwaye mu nda gusa sindabisobanukirwa. Urarwaye ariko ntabwo wari wabisobanukirwa. Igice cyose cyo hepfo kirarwaye. Kandi ikibazo kigiye kuvamo indwara ikomeye, indwara yakwica imeze nk'aho ari kanseri. Amenyo yawe yabaye iki? Amenyo yanjye ararwara. Amenshi arahomye. Amenshi arahomye. Mbonye urumva ntabwo kuhomaze amenyo yahomye wabimenya. Akimana isi yanyereka. Mbonye amenyo yawe yose ashiramo. Ufite ibitero bikomeye. Umuntu yaravuze ngo wowe uko nguko umeze, ngo ntabwo uteze kubona amahoro, ngo ntabwo uzashaka wubake. Siko bimeze se? Ibyo wari ubizi? Mfite amakuru. Mfiteho amakuru. Ubifiteho amakuru. Mbese wakozweho ubutekinisiye buhambaye. Reka nkubwire iki kintu gikomeye. Hari ibyo Imana imbujije kuvuga, ariko ukeneye amasengesho, ariko nawe ugasenga. Kuko rimwe na rimwe urabusenga, rimwe ukumva nyine nawe intege nkeya turazigira. Senga kugira ngo ugire ikintu ugeraho, kugira ngo ugire ikintu wakira, kugira ngo ugire ikintu. Ese uriya mwana mbona n'uwawe? Yego, mfite abana babiri. Hari ikintu gikomeye. Papa wabo ari yitabye Imana. Hari ikintu gikomeye kikuriho, ariko Imana nkorera irambwiye ngo ukuyeho umwako. Akazi wakora kahagaze gute? Karaho. Ndakora n'ubundi ariko biraho. Biraho. Bisa nkaho kadahari. Ntabwo nabisobanukirwa gusa nyine ntabwo bigenda neza. Ntabwo bigenda. Ugende usenge bisa nkaho ntako. Imana irambwiye ngo yanze ko wongera kurira, yanze ko nyaguha n'ibibazo, irambwiye ngo iraje. Ikindi kintu kibumbonye, mbonye wurira indege. Hallelujah. Uwo ni umugisha Imana iguhaye, ariko ntukibagirwe ibyo Imana yakubwiye. Amen. Warasenze ubisaba Imana, siko bimeze? Igihugu Imana ikujyanyemo, nugerayo uzabanza upfukame, umare umunsi wose usenga Imana, ubwire Imana ngo Mana ndagushimiye ko ungeze hano. Imana izakiguhera nk'umugisha. Amen. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Imana ihambaye, Imana ikomeye, kora ibitangaza bikomeye. Umuvure ahantu hose afite ibibazo, umugire neza, ukora ibitangaza bikomeye. Ibintu byose byari bimuzungurutse tubimukuyeho mu izina rya Yesu Kristo. Tumwatuyeho umugisha, tumwatuyeho guhirwa, tumwatuyeho amahoro. Urakoze ko ari igitangaza uremye none iteka ryose. Amen. Genda Imana kugiye neza kandi Imana igundira amateka. Wewe wifashe kwitama, ngwino hano. Umuntu witwa Sipesi uramuzi? Ego. Mbonye Sipesi ku buzima bwawe, ariko nabwira ngo tugusengera Imana. Umutwe wawe wabaye iki? Urandya, ariko cyane cyane biterwa n'amaso ndwara. Urakurya. Umaze igihe kingana iki kurya? Umaze igihe kinini kuko amaso yamfashe kera nkiri mutoya. Ukiri mutoya. Umwana mbonye upfa n'uwande.
simbizi mfite abana babiri hari urwaye murimo hari umukuru niwe ukunda kurwara cyane ariko bisa nkaho bitangiye kugabanuka arwara infection mu maraso arwaye infection mu maraso uriya mwana agiye gupfa uretse imbaraga z'Imana umaze igihe kinini cy'umusengera maze igihe kinini nuko twenda tuba turi mu ahantu tudasenga cyane nabanje kuba umuhamya ubu ngubu wabanje kuba umuhamya wa yego ejo bundi nibwo mwanyakiriye niwo twakwakiriye uriya mwana ubigire bwangu Satani yaragiye kumukwambura yaragiye kumukunyaga arwaye imyaka ingahe yamufashe afite ukwezi avutse icyumweru ubu afite igihe kingana iki afite imyaka 7 iriya ndwara yarigiye kumwica hari uburwayi bwo mu nda yo hasi warwaye urabuzi oya burahari nabwo turabusengera Imana hari umuntu w'umukecuru ujye gusanga mu ndoto yego biriya byo bimaze igihe kingana iki ni masenge nyogosenge yego yabaga hanze aza kuzino nanjye nabaga hanze waga mu kihe gihugu muri Tanzania noneho aho aziye aza kuvunika njya kumurwaza ariko agahora antuka akambwira ko ntacyo nzigezaho akambwira ngo aratuvumye jye na mukuru wanjye ko mukuru wanjye we yarapfuye ariko nawe yarapfuye ubamaze nk'imyaka 3 apfuye ariko nubundi nkomeza kumurota ntongera mbwira nabi nyogosenge yarakuvumye ntabwo ugomba kubana n'umugabo murabana se yego turabana nyogosenge yarakuvumye nudasenga n'umugabo ntabwo mugomba kubana nyogosenge yarakuvumye nta kintu wageraho uko aza nijoro akaza akakuganiriza n'ubundi akigutuka uko niko umuvumo umeze ukeneye amasengesho ukarenga kandi nawe akantu kose ugiye gukora avuga ati n'ubundi ndabizi ko navumwe iyo ugiye gukora ndabizi ko n'ubundi ko byarangiye ariko Yesu yaratsinze tuvuge ngo Yesu yaratsinze humura Imana hari ikintu ikoze ugiye gukora byemere ugiye kubona umugisha kandi kiri kintu Imana ikoze ikuyeho urupfu ku mwana wawe egera hano Imana irambwiye ngo tugiye kurambika ibiganza tugusengera ntabwo urongera kubona nyogosenge nta nubwo azongera gusanga mu ndoto agutuka agutongera birarangiye kanuka tuvuge ngo birarangiye mu izina rya Yesu Kristo isi imbaraga zamugenzeho uyu mukecuru kuva yaramututse yaramwangije yamuguze igisuzuguriro bigaragara nta kintu ashobora gukora ibyo yize ntabwo yabikora ngo byemere ibyazi ntabyo yakora ngo byemere ibyo byose byari byarangitse ariko kano kanya kubera uriya muvumo w'uriya mukecuru tumukuyeho mu izina rya Yesu Kristo izo mbaraga z'abademoni turazirukanye abonye umugisha kano kanya none iteka ryose amen genda Imana ikugirire neza haleluya ngwino warigene n'uwo muntu tumaze gusengera uraho neza witwa nde nitwa Imana Leonire w'Imana Leonire nihe hantu ushaka kujya ahantu ufite ushaka kujya kereka mu rugo Inyamata mu rugo iwanyu Nyamata yego tugiye gusengera Imana nabonye ufite ibibazo byinshi inka ziri imbere yawe zikakwica kandi ibyo nkubwiye ni kunabirota ubona hari abakwirukankaho ubona hari inka ubona hari ibibazo
bimeze gutyo. Ndabwira ngo ni ibibazo ufite imbere yawe bisa ngo usengerwe Imana ikugire neza, ikingura imiryango. Umwaka wa 4 wiga byakugendekeye bite? umwaka wanjye wa 4 nise mbura minerivare. Wabashe kurangiza? Narawurangije na 6e ndayirangiza. Yego. Diplome yawe byagenze bite? Niga primaire nari umuhanga, ngeze segonderi nkagerageza nk'abandi, ngeze 6e ntekereza yuko wenda ari ibibazo by'ubuzima bwo kuba mu mafamiye, wenda mbura minerivare niga ntaha ndarata subiramo ntabuze ubwenge, mbona diplome nabwo. Diplome iri ku ishuri. Diplome iri ku ishuri. Diplome iri ku ishuri. iri ku ishuri. Ariko wasubiye mu shozi 2. Yego. Ngo tugusengera Imana. Mu izina rya Yesu Kristo. Lopete sosike ayivopozike ayivoma josike. Wambara gwese abazimu ndakwirukanye. Kuva yatangira ku ishuri waramuzengereje. Diplome ayibura shozi 2 zose. Isi imbaraga zamugenzeho. Zaje ku buzima bwiwe. Ye wambaraga wenda kwirukanye. Ndagutwisere ku buzima bwiwe. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imana y'inyembaraga, Imana ikomeye, Imana ishobora byose, Imana nkuru. Mana urakoze ko ari igitangaza ukoze ku buzima bwiwe. Kandi urakoze yuko umubohoye abonye umugisha w'Imana. None iteka ryose. Amen. Imana iguhaye umugisha. Uwo mukobwa uri kureba inyuma naze hano. Mbonye uva amaraso menshi. Hari ikibazo ugira mu mihango? Hari ikibazo ugira mu mugongo? Waba yamenya yamubwira? Mbonye ugira ikibazo kinini cyane mu ubwo buryo. Ndabwira ngo gusengera Imana kugira ngo Imana ikugire neza. Ese hari imbaraga z'abadayimoni wikanga ku buzima bwawe? Umva uri muzima? Kuki ugira agahinda kagutera kumva warira, kumva udafite ibyishimo kuva muri wowe? Wakwiyahura kuko ari umunsi wapanze kwiyahura. Ntibyabayeho? Yego. Wagiye kwiyahuza iki? Byabayeho ariko ntabwo nabikoze. Ntabwo nabikoze. Byabayeho ariko ntabwo wabikoze. Umva ko ushaka kwiyahuza iki? Amazi. Amazi. Wari kwiyahura mu mazi. Buriya kuba wumva ushaka kwiyahura aba ari izindi mbaraga. Ntabwo aba ari wowe, aba ari abadayimoni bakubwira ngo wakwiyahura, wakwiyangiza, wakwiyica. Nta buzima ugifite, nta mahirwe ugifite. Ibyo bintu byari bikuriho. Kandi niba umusore biracyakugarukaho. Uranyumva? Iyo akantu kabaye gatoya wumva wagenda. Yesu arambye makugire neza. Dukomere Imana amashyi. Ninde wagusabye ko mwakwishingira mu kabano? Umuntu duturanye. Ni umuntu muturanye. Uriya muntu uko ari mukuru kuri wowe? Ni mukuru kuri njye. Afite imyaka ingahe? 21. Wowe ufite ingahe se? 18. Fata umwana wa 21 n'uwa 18 bagiye gushinga urugo. Ntugita rushwanyuka. Bari kuzanyina kwa kangahe se ma? Bari kuzabana mu kwa kangahe? Bari kuzabana mu kwa kangahe? Naramwangiye. Waramwangiye. Ariko hari igihe yumva wamwemerera. Siko? Siko? Hari igihe yumva wamwemerera ibibazo bije.
ntimuseke hano turi muri deliverance hari kubohoka sibyo kuko yanasohoka nakabona nundi mubwiye ati ngewe rwose urumva imyaka yawe 18 uracyari mutoya ubaze n'abagenzi bawe bagiye babona ibibazo nk'ibyo ngibyo nta kintu bigeze bunguka sibyo tegereza dukeneye wa undi uza niba uri umunyetora akaza hano kwa pasiteri akavuga ati ngewe ndashaka n'umukobwa mu Itorero believers sibyo bakobwa murabyumva ni ukuvuga ngo umusore wese agomba gucara muri biro tukamushaka tukareba ko ari umusore koko uzatinya kuza hariya uzambwire ajye iwabo sibyo murabyumva umusore uzatinya kuza iwanyu se akagenda akenguza akibereza ubu ni umusore se rika mumureke numva rata mukobwa mwiza tuzagushyingira mugabo umusore mwiza usenga sibyo uzi icyo agiye gukora nawe bari hano utwana urabyumva umwihorere yego mama muri ngusengera rata nabandi barimo kandi babihorere urabyumva banze ukure banze ubitekerezeho neza ubwiye ati ko ufite fiance tubirebe se nibyo koko cyangwa ni ukubeshya beshya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti Imana ihambaye Imana ikomeye rinda uyu mwana muto w'imyaka 18 aracyari mutoya dore ibyo satani amutezana byinshi kwiheba n'ibindi bintu bitandukanye ariko turamusengeye turamwingingiye Imana y'inyembaraga Imana ikomeye Imana yacu ndagushime yuko umuhaye ubuzima bwiza kandi nawe mu bazasezerana ku murenge mu bazasezerana mu itorero nawe arimo haleluya urakoze kuri Imana ijya neza uri Imana itanga amasezerano urakoze kumuha amasezerano mwami kumugiye neza yabaga yipinga abantu bose ngo ngiye byakunda byakwemera urakoze Imana yuko imubwiye tugukomeye amashyi nimwishwe Imana ikomeye amen Yesu nashimwe ko mwana dufite rukaza dusenge ndabona amasaha yagiye tuzakomeza kuwa gatanu mawe dusenge Imana fata ikiganza cya mugenzi wawe dusenge mufatane dusenge buriya ihamanutse ubuhanuzi ukumva ubuhanuzi busa nk'ubwa mugenzi wawe ibibazo ufite nk'ibimeze nk'ibya mugenzi wawe ugiye wakira nawe ko wakiriramo wawe n'umugisha Imana ikakugira neza Mana ihambaye Imana ikomeye uri Imana igira neza uri Imana yacu nta yindi Mana imeze nkaho umunsi no mu ijuru nta yindi Mana ikora nkawe ndakwereka ko umuntu wabonye isaha iri hejuru yiwe ntabwo tonyuka kubivugaho iyo saha bivuga amasezerano yiwe agarutse yari yarambuwe urakoze ko umuhaye ikimenyetso turi gusenga urakoze mwami Imana ko uri Imana ijya neza uwo muntu wabonye yambuka uruzi ariko abona hari abantu bari bamukurikiranye benshi abona arabasize yambutse uruzi abasize hakurya badafite ikintu kibambutsa urakoze ko uwo muntu nawe umubwiye yuko ibibazo yari afite ko birangiye kandi byamwirukankagaho byose bisigaye hakurya nagushimiye ko uri Imana ijya neza urakoze mwami k'uwo muntu wabonye akora ubukwe ariko abandi bakamubwira ngo ntabwo ushobora gukora urakoze mwami Imana yuko ubwo bukwe bugiye kuba ukamugira neza haleluya ndagushimiye kuri Imana ijya neza urakoze k'uwo muntu mwami wabonye afite ibibazo bikomeye byinshi cyane ariko ngo ageze mu rusengero arasengerwa arasubizwa ndagushimiye yuko kano kanya arasengewe ikibazo yari afite kigiye gukemuka mu izina rya Yesu Kristo yaje abyizeye yaje biteze ko biri bube n'ubundi birabaye mu izina rya Yesu Kristo uwo ngo waje arwaye mu nda afite ibibazo afite ingorane urakoze yuko umukijije uburwayi bwo mu nda uwo ngo waje afite acika intege atitimira afite ibibazo bikomeye bitandukanye urakoze ko nawe umugiriye neza mu izina rya Yesu Kristo ubaze nk'icyifuzo gikomeye cy'umuvandimwe wiwe
urya ibyo kurya byinshi kandi siko byari bisanzwe, akarya ntahage, undi mwanya mutoya akongera akarya ntahage. Aka kanya urakoze yuko abadayimoni bamutezaga kurya ibyo kurya byinshi kandi ntibimufateho. Urakoze Mwami Imana yuko hari igitangaza ukoze. Lopete sozike ayinivopa lonete sozike wabonye amirwa ndetse n'inzoka iramumira wese. Urakoze yuko umukije cya gitero cyari gikomeye ku buzima bwiwe. Mana ndagushimiye Yesu. Uwo muntu waje aje gusengera impanuka yabwiwe, bakamubwira ngo afite impanuka ishobora kumwica, aravuga ati ngiye aho bayirirwa basenga. Urakoze yuko umukureho iyo mpanuka mu izina rya Yesu Kristo. Lopekele nezozike lonete zozike uwo waje afite umwenda byamugoye kuwishyura. Urakoze Mwami Imana ko yahuye n'iri jambo, uriya mugore yishyurwa umwenda na Elisa n'Imana. Lopete sopa urakoze ko nawe umwishyuriye mu izina rya Yesu Kristo. Uwo waje abaza yuko ubukwe afite cyangwa se fiance afite nimba ari we, kandi Lopete Josike yaje afite foto yiwe, yaje afite. Mana urakoze yuko umubwiye yuko ibyo yaje abaza ari ukuri. Lete sopa ke nivo pa Josike ndagushimana kumuhaye ikimenyetso. Lopikere Josike ari nivo pa Josike ndagushimye ko uri Imana neza. Ngaho ganza kandi utegeke abaje barwaye bose Mwami. Urakoze yuko ubakijije, urakoze ko utanze umugisha kuwo muntu ashaka kugura inzu kandi abona ko amafaranga atuzuye, ariko akibaza ukuntu byagenda aho yatigije amafaranga ko yayabona. Urakoze ko umuhaye kugura iyo nzu, ko mukinguye imiryango. Yesu urakoze yuko hari ibintu uremye, hari ibyo ukoze. Urakoze Mwami Imana ko habe no Itorero hari ibintu ukoze bishyashya. Turagushimiye yuko uri Imana neza. Urakoze ko wanze kudukorwa n'isoni. Mana tugukomeye amashyi n'imuri nyinshi Imana ikomeye. Amen. Imana ibagire neza, mugendane n'Imana. Naho kuwa gatanu tuba turi benshi, utazindutse saa 3 zuzuye ntabwo ubona ahantu wicara, ariko iyo uzindutse vraiment Imana ikujyana neza. Ngaho bye, Imana ibagire neza kandi turabakunda. Imana ibagire neza, bye.